Ndabasuhuje inshuti bavandimwe, mbifurije igitondo cyiza. Dukomeje kwiga igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, turi ku gice cya 15 twatangiye ejo kitubwira ngo ibyo kurya bizanira umubiri amagara mazima na resitora zifite isuku. Ejo twize ku ngingo ivuga ngo bikomoka kuri Rugaba. Twabonye birambuye kuri iyi ngingo. Reka uyu munsi dukomeze n'ingingo iri kuri paje 276 ku kagingo ka 399 itubwira ngo Imana itanga ubumenyi. Ese ubumenyi Imana itanga turabukeneye? Igisubizo cya buri wese ntekereza ko ari yego, ariko umuhanuzi aravuga ngo Umwami Imana yifuza ko ubwoko bwe bumenya ivugurura ry'ubuzima. Iri ni ishami ry'ingenzi mu masomo y'uburezi rigomba kwigishwa mu mashuri yacu. Igihe ukuri kwigishwa hirya no hino mu birere bishya, amasomo yerekeranye n'isuku mu buryo bwo guteka agomba gutangwa. Nimwigishe abantu uburyo bashobora kubaho badakoresha inyama. Mubigishe kubaho mu buryo bworoheje. Umwami Imana yakomeje gukora kandi n'ubu arakora umurimo wo kwereka abantu uko babasha gutegura bifashishije imbuto n'ibinyampeke, bagategura indyo yoroheje kandi idahenze kurusha ibyo abantu batanga amafaranga muri iki gihe. Benshi ntibashobora kwitegurira ibyo kurya bihenze, nyamara ibyo ntibivuze ko bagomba kurya indyo nkene. Ya Mana yagaburiye abantu ibihumbi n'ibihumbi mu butayu ikoresheje umutsima wo mu ijuru, yiteguye guha abantu bayo muri iki gihe ubumenyi bwo gutegura ibyo kurya mu buryo bworoheje. Igihe ubutumwa bugeze ku bantu batigeze bumva ukuri kuri iki gihe, babona ko imirire yabo ikeneye kurangwa n'ivugurura rifite imbaraga. Basobanukirwa yuko bagomba kwitandukanya no kurya inyama, kuko zitera ubushake bwo kunywa ibisindisha kandi zigateza indwara mu mubiri. Kurya inyama bigaca intege ubushobozi bw'umubiri, ubw'ubwenge n'ubw'intekerezo. Umuntu aremwe n'ibyo arya. Kurya inyama, kunywa itabi, inzoga bihagurutsa kamere ya kinyamaswa mu mubiri. Umwami Imana azaha abantu ubwenge bwo kumenya gutegura bakoresheje ibiva mu butaka, ibyo kurya bishobora gusimbura inyama. Imvange yoroheje igizwe n'ubunyobwa, ibinyampeke n'amatunda biteguranywe ubuhanga kandi ku buryo buteye ipfa, birihagije ubwabyo kugira ngo n'abatizera babyishimire. Ariko nk'uko bisanzwe bisaba ko hakoreshwa ubunyobwa buhagije muri iyo mvange. Reka rero Imana itugirire neza, gake gake tuzatugenda tubyiga. Uyu munsi mugire amahoro y'Imana.